Haleluya. Nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze inshuti bwoko bw'Imana. Mu minsi yashize narababwiye ngo umuntu ufite uko yagira, umuntu ufite uko yabigenza yaba yigurira Bibiliya, mugira ngo ndababeshya. Namuzi ko ndimo ndababeshya, ngaho nimurebe iyi video. Reba umuntu ufite ubwenge buzima, ufata inkwi agashumika, gahunda ari ugutwika Bibiliya, igitabo cyera cy'Imana. Nyamara reka mbabwire nkuko njya mbibabwira n'undi nk'ibisanzwe, nababwiye ko bitangira gahoro mukagira ngo n'urwenya. Ibi ngiyi muri kureba ntago ari video editing, nta n'ikindi kindi, muri kubona nyine Bibiliya barayitwitse kandi ntago ari bya by'ama AI. Ngira ngo kubana muri kwitegereza murimo murabona ko yatangiye gufatwa n'umuriro gahoro. Ariko reka mbabwire, hari abantu Imana izahata inkoni mu bitugu mw'abantu mwe. Icyakora bitangira ni ruto, ubu batangiye kuzitwika gutyo gahoro, ejo uzasanga natwe byatugezeho. Kuko bazaba bavuga ngo Bibiliya zirimo amagambo ngo asebanya, zirimo amagambo yangisha abantu ubutegetsi, zirimo amagambo atuma abantu batumvira ubutegetsi, bizaba intandaro n'impamvu yo kugira ngo bazikureho, cyane ko mwatangiye kumva ibisigisigi byazo. Ndagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana, ibi hari icyo bisura, hari icyo birimo birerekezaho. Ku muntu ufite ubwenge, ku muntu uzi kureba, nashaka arebe kure, atabarire hafi. Niba ufite Bibiliya uyibike neza. Kandi reka mbabwire, nkuko bajyaga batwika abakurambere bacu, babatwika ngira ngo urabona igitabo afite cyanditseho ngo ni New World Citizen. Reka nongere nkibasubizeho murebe. Bango igitabo afite hano, ku bantu muri kwitegereza neza, cyanditseho ngo ni New World Citizen. Hanyuma nyuma yuko cyanditseho ngo ni New World Citizen, handitseho ngo Truth and Revelations, ukuri n'ibyahishuwe. Ariko ni New World Citizens. New World Citizens rero bikomoka kuri ya magambo amwe twagize kubona ya NWO, New World Order, itegeko ry'isi nshya cyangwa se ryo kubaho mu buryo bw'isi nshya, isi irimo iyobokamana rimwe rigendera ku bantu bamwe n'imyumvire imwe, bitarimo ibintu bitandukanye. Kandi ibi ngibi nabwiye ko byaje kubw'agahato k'umutima nama w'umuntu. Niba rero batangiye gukora ibi ngibi, Bibiliya bakaba barimo barazitwika, barangiza bagapromotinga igitabo cyitwa ngo ni New World Order, nimushaka nako New World Citizen, nimushaka mwitegure, kuko iyi si nshya ngo ni isi y'umudendezo w'umutima wo kuba niba uri umusambanye, niba uri umujura, niba uri iki, baho uko bishaka, nta kibazo kibanze nuko wizera. Nyamara ibi ngibi gahoro muraza kuza kubona aho byerekeza. Aha, reka ndekera aho ngaho. Imana ibane namwe, ariko ufite ugutwi niyumva iby'umwuka bwira amatorero.